baramukunda rero buriya ntabwo nabifokasingaho cyane nyine tu gusa nyine nabyo ndabikunze byose ndabikunze ariko bavuga ko nyine umuhanga mu kwandika indirimbo nyine atashingiye ngo wenda kora gospel music secular music ikintu cyose ushobora no kuba wamutungura akaba yakora mu nganzo ugahita wumva nyine imyandikire nyine kabisa yeah ariko but ufite nyine gukora ugashyiramo imbaraga ukandika nyinshi ukandika kabisa ubwo ikindi kibazo nshaka kukubaza ni ryari wigeze kumva nyine ibintu by'umuziki wanabireka to ukumva wenda like ushobora gusanga ari nk'ikintu cyakubayeho cyatuma uvuga ati ngiye kureka umuziki ushobora kuba ari umuntu wo guca intege ni ryari byabaye ukumva naho ubwawe urananiwe okay kubera ko ntabwo navuga ngo nabyinjiyemo cyane urumva ariko nabitekerejeho cyane ariko mu kubitekerezaho cyane ntabwo nashyize mu bikorwa cyane ariko abo nagerageje kuba nabibwira nyine ari ukuntu wenda iyo utaramenya ikintu runaka nk'umuntu nyine impamvu rimwe na rimwe umuntu ambwira ati wagerageje nyine ukaririmbaho nkumva nagiye mbikorera abantu benshi nyine nkabona nyine hari igihe rero umuntu aba agira ngo anakumve ubusa cyangwa se akumvishe buryo ki ikintu ushaka ugishaka cyane nawe akagerageza kuba yakugira ikintu ashaka wowe kugira ngo wenda ucike intege cyangwa se bitewe n'ukuntu we yumva icyo ushaka nyine ugishaka cyane abona hagufatira ubwo icyo gihe nyine nawe bitewe n'umuntu runaka ureba igikwiye ariko gusa igihe cyarageze mbona kenshi hari ibyo nyine ndavuga ati ubundi wagwa nyine numva nabiva muto niyo mpamvu rero nacitse intege cyane mani nacitse intege kabisa kuri famiye wenda sorry wari ugiye kutubwira wariye sinagiye kuvuga ntangiye kukubaza muri famiye iwanyu ni uwuhe muntu wenda umubyeyi wawe wakira impano yawe cyane sometimes aguha courage ni nkande mbere mama yashyigikiraga cyangwa ati mwana wanjye ibyo bintu basi ufite umuntu ugufasha anjye ati mama wapi ntabifite ariko nanjye umutima wanjye wanze kunyemerera kuba nabireka mama aravuga ati wa mwana we menya ari ubusazi ni ukuri mwana hari igihe cyageze noneho mwana nabirwara kuko ndibaza ko icyo gihe nza kubona sapoti mani mba nashaka mbisake kuko nari ndirimo fureshi mwana noneho nta n'ikintu kinankanga umbwira ati bimbira mwana ibibazo yuko nagize n'agatekerezo ko kuba najya nyine kubyiga yego amafaranga nyine wansha amafaranga numva nyine mwana uriya nyine buri kimwe cyose nyine usa nkaho wimenya rimwe na rimwe birakugora nyine amafaranga wari kunca ni menshi arenze ubushobozi bwanjye yego ngatira ndavuga ati imana nibona ari iby'iwanjye nzajya kubona mbone birikoze rero niyo mpamvu rimwe na rimwe mwana mbona nafite akantu k'ubwoba buriya ntuze jacques yakubwira ati iyo turi twenyine ndamuririmbira pe na byiza birenze ariko nyine iyo biri public yawe yiwe ngo numva nyine uzi intandaro yacyo n'icyo kintu kuba ugira ubwoba nuko kubera ko ibintu byanjye nkora mbikora ndi uwumwe mba nzi neza ko nibiramuka bisohotse hanze urabyumva ari bunseke nyine kubera ko aba yumva atari byo noneho nkumva nyine ikintu ushobora gusohora hanze ariko cya kintu ushobora kubona akoranye n'abantu barenze umwe kuko mba nkigiye neza 100% ko uracyumva nibuze avuga ati wawe rero nicyo ahanini kibintera mani wow umaze igihe kingana iki se nyine wenda umaze igihe kingana iki utangiye kugaragaza talent yawe nkurikije igihe byatangiriye iyo yaba ndi umuntu wenda ukibirimo cyane yego mba ngeze ku rwego nyine ruri hejuru ku buryo wenda nshobora kuba wenda ntari naramenyekana ariko nibuze mu buryo bw'imiririmbire bw'imyandikire
mba nyine ndumva ntabwo mba mbagira ahangaha byarazamutse ariko nyine bitewe n'ukuntu nyine mba mbona nta kintu mfataho ku mugani ni nyine njye naciye intege gutyo nyine ngenda nsubira inyuma ubu nashoboraga kwicara iminota mike cyane akaboro k'akaririmbo kanjye nkanakandika mani nkanakiririmbira nta n'uwo musabye ati shaka intoga nyine nkamenya uburyo ndabitwara wowe urumva ku giti cyawe ikintu ukeneye ni management cyangwa ukeneye rebo igusinyisha kuba mwakorana nk'ubwo njye nkeneye nyine umuntu nyine umva hafi mani igihe ibintu byanjye nkora nkabikora nizeye ko ari bizima yego none se wakongeye nyine nyine njye wakwakiriye urumva rero ko bari njye wakwakiriye noneho watwumvishaho gato cyane ntabwo tukugora ibindi nyine tukagusabira umugisha ku mana tukagusapotinga ubundi ukavamo umuntu wa danje ndabizi ko uracyari mutoya ufite future ufite gukora ufite kwandika amarubumu ufite kwandika ama EP rero that's why utakumvisha your talent abantu bacu cyangwa se nanjye ubwanjye nkayumva cyangwa se why not utadukubitira freestyle nyine ngo twumve ku giti cyanjye ariko ntabwo nyine nakubwiye nyine ahantu bingorera reka nkubwire utaragera kure sibyo urabona hari ukuntu umuntu I think hari nk'umuhanzi aba afite indirimbo ze bikaba ngombwa ko izo ndirimbo ataziririmba bitewe ko ashobora kuririmba hakaba hari umuntu wamwiba iyo ndirimbo ye agahitamo kuririmba indirimbo z'abandi ahubwo se nta ndirimbo y'umuntu w'umuhanzi uzi ntanaririmbo yanjye ariko bashaka bakiba siko ntabwo ari byiza rero ndabikubwira ntabwo ari byiza rero waririmbye nk'akaririmbo ka D1 cyangwa akaririmbo ka Bruce Melody cyangwa akaririmbo ka Afrique Marina Quincha Fifi Raya dufite abahanzi benshi muri East Africa ndetse na Africa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakubitaga freestyle nyine kumwe mu bantu ukunda tu D1 si umufana we D1 Imana inyeretse ko muzakora collab by the way oh my god dutemo yeah nyine D1 se akaririmbo ke narinzi neza ni kariye nyine karirimbe nyine twumve karirimbe twumva nyine karirimbe man twumve karirimbe nanone twumve yego kasangira wese gato okay turavuga ngo kujya wangirira niko naririra uwo nkunda kujya wampfukamira niko napfukamira uwo nkunda ariko nasanze ari we nkwiye gukunda ariko nasanze ari we nakunze kera umubabaro naguteye ma sinzi ko wambabarira umubabaro naguteye